Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe. Ukanda subscribe utarabikora, ukande kukazogera ndetse ukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe mwese mujye mubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Murabizi rero yuko tuba tubereka inzu zigurishwa cyangwa se zikodeshwa, ibibanza, amasambu. Nitwe ba mbere ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Si ibyo gusa kandi kuko turanabubakira inzu nziza cyane zigezweho ndetse tukabubakira neza ku giciro cyiza. Ari nako kandi tubakorera property management. Ntabwo ari aho birangirira gusa, tubasha no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Ntuvunike wubaka cyangwa se ugura inzu ushaka amafaranga yo kuyigeraho hanyuma ngo ugerirwa urwana n'abapangayi. Tugereho muri Nzuri Business Group Limited ubundi ujye uvugana na konte yawe gusa. Ni karibu cyane. Yes, nkuko rero mwakomeje kubibona ku mashusho ku screen yanyu, iyi ni inzu y'akataraboneka. Ni inzu nziza cyane ya cadastre turi kugurisha amafaranga atari menshi ugereranyije naho iri, kuko iri mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, ahantu heza cyane. Iyi nzu rero ikaba idahenze mu by'ukuri kubera ko irashaka amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro k'ikibanza cy'aha hantu. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko ikibanza cy'aha hantu amafaranga make kigura byibuze ari miliyoni 60 yewe na 70-80 ziyagezaho. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo byiza, ndetse buri cyumba kikaba gifitemo garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda, ikagira douche na toilette 3, ikagira salon nziza nini, ikagira salle à manger, ndetse ikagira na cuisine nkuko muri kuyibona, cuisine nziza cyane nini, ikagira na stock yayo. Ntabwo ari ibyo gusa rero kubera yuko ifite n'urwambariro rwiza runini muri chambre principale. Ikagira kandi na annex igizwe n'icyumba, stock, igikoni cyo hanze, douche na toilette nanone byo hanze, n'imbuga ihagije yo kwanikamo imyenda. Iyi nzu rero kandi ikaba yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho bigezweho kubera yuko iyi nzu yubakishijwe amatafari ahiye yose. Ikaba ifite finishing nziza cyane, aho mu maparafo hayo ari za gypsum. Ahangaha ni mu rwambariro rwayo, urabona garde-robe iri mu cyumba kiri principale ko ari nini cyane. Mbese ni ahantu heza kandi hakunzwe muri quartier nziza cyane hagezweho. Ni karibu cyane rero iyi nzu ntigucike kubera yuko iri no kuri kaburimbo. Icyo sinakibabwiye, iyi nzu ndagira mbabwire ko iri kuri kaburimbo. Ikaba ifite parking na jardin bihagije, ikaba ifite tente y'imodoka. Imodoka yawe ntishobora kwicwa n'izuba, ntishobora kunyagirwa mu gihe waguze iyi nzu kubera ko ibintu byose birateguye kandi neza. Ukigurira inzu iri kuri kaburimbo. Ntabicishije amatsiko rero ndagira mbabwire ko iyi nzu irashaka miliyoni 120 z'amanyarwanda, ariko ziganirwaho. Ni miliyoni 120 negociable, miliyoni 120 ziganirwaho. Iyi nzu ukayegukana, ugatunganirwa. Ariko kandi niba wayikunze ngwino uyisure, duhamagare kuri nimero zacu, uzusure iyi nzu uyigere kuvuga uti nanjye ndatangaya na hanyuma noneho dufatanye ube wayigura kandi ku giciro kikubereye. Nimero ni ya yindi mumenyereye, 0788866797 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa rero kuko ushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi wadusanga mu nyubako ya Centenary House aho dukorera muri etage ya 2, hanyuma tukagufasha kugera kuri serivisi zose wifuza. Ushaka kugura tukakurangira inzu nziza nyinshi, dufite nyinshi cyane, ukihitiramo mu bushobozi bwawe kandi ukagura ahantu heza hatari mu manegeka. Ushaka kugurisha nabwo ukaza tukakugurishiriza kandi mu gihe gito gishoboka, utabanje guhura n'ibibazo, ndetse ukabasha gukemura ibibazo byawe ukanasagura cyangwa se ugacuruza
ari nako waza tukakumanagingira imitungo yawe, tukakumanagingira amazu yawe, tukagufasha kuyabyaza umusaruro, ukajya uvugana na konti yawe. Ni karibu cyane rero, nimukomeze mukande subscribe kuri Nzuri Business Group Limited, kuri channel yacu ya Nzuri Market. Nimukande subscribe, nimukore share, nimukanda kazogera. Rwose nta wundi mukiro wundi uretse uwo mu mitungo itimukanwa. Burya ngo umuvandimwe adashimira yavuze ngo uzaha umugabo ubutaka natabubyaza umusaruro bazabumushyinguramo, kandi ngo umuntu aba afite igihugu bya nyabyo ari uko agifitemo ubutaka. Ni karibu rero muri Nzuri Business Group Limited, turabibafashamo kandi neza cyane. Tubarinde gutura nabi, tubarinde kugura mu manegeka. Ntago rero twavuga byinshi. Ni karibu cyane, turabakunda, turabasuje.